Hello les amis, ndabasuhuje mwese ni karibu ku rubuga rwacu rwa iyubakukire. Ni ukuvuga ngo ubaka, hindura imitekerereze yawe, hindura imyumvire yawe, wige imyumvire mishya, uba umuntu mushya kuri uru rubuga kugira ngo ushobore nyine kwiteza imbere, wubake ubukire bwawe, wubake umunezero wawe, wumve umerewe neza muri wowe. Murabizi ibiganiro tuganiraho hano ni muri urwo rwego. Intego yacu ni ukugana ubuzima bwiza, tugahindura ubuzima bwacu kubera ko twahinduye imitekerereze yacu, kubera ko twafashe ubuzima ku bundi buryo, tukamenya kubucunga mu munezero. Murabizi umunezero uwa mbere hano kuri urubuga. Twagiye rero, mwayibonye iyi ngingo turaganiraho uyu munsi, ngo ntukemere ko abantu bagusuzugura nubwo waba udakize. Iyo ngingo turaganiraho, ndababwira akantu kansekeje cyane kajyanye n'agasuzuguro k'abantu, ndagira ngo namwe mukamenye, muzirinde ako kantu. Oui, c'est très important kwihesha icyubahiro mu buzima. Ariko mbere na mbere njye mbibutsa, ntimukibagirwe gukanda kuri like, ntimukibagirwe kwiyandikisha mukora subscribe cyangwa sabone, cyangwa se no kuganiriza no kohereza ibiganiro byacu umuntu muzi yuko byafasha. Ibiganiro byacu rwose ubikurikiye ntabwo wazavamo umuntu upfa ahagaze, ntabwo wazavamo umuntu wicwa n'agahinda, ntabwo wavamo umuntu ubabazwa n'abandi, kubera ko uba waramenye ufata ubuzima bwawe neza, ukagana imbere umerewe neza. Mwayumvise ingingo yacu rero, ngo ntukemere ko abantu bagusuzugura. Burya mu buzima abantu bazakubaha. Abantu ukuntu baremye, bubaha umuntu ufite amafaranga, bubaha umuntu ukize. Iyo ukize abantu barakubaha. N'imyifatire yawe yaba ari mibi, niyo waba ugira nabi, niyo waba ugira gute, abantu bakubahira kukize. Abakire barubahwa, bakubahira ufite amafaranga. Ikindi, abantu bashaka kubahira kuhagaze mu mwanya mwiza. We uri umuntu uri mu rwego rwiza rw'akazi, uri ahantu nyine hashobora kuvuga ati hari ahantu ntawe nahera suzugura umuntu. Iyo ni akazi uhagazemo, umwanya wawe uhagazemo, abantu bashaka kukubahira nabwo. Amafaranga, umwanya uhagazemo, ariko nanone udafite ayo mafaranga, udafite n'umwanya ukomeye waguhesha icyubahiro, n'abantu bashobora kukubahira kubera imyifatire yawe. Turaganira ku myifatire ishobora kukubahisha. Burya kugira ngo abantu bakubahe, hari ikintu cyitwa kumenya kubura, absence. Utajya mu bantu, wegera abantu ahantu hose, ukamatane n'abantu ahantu hose bakubone, ahantu hose bakubwira ibyo bashaka ukurikire. No, icyo ni ikintu gituma abantu bakubaha. Iyo uzi gushyira gusa kubaha intera, ukamenya no kumenya umuntu wabona ko agusuzuguye, ukamenya no kumwereka yuko wabibonye. Ntugende mu gasuzuguro umuntu agushyizemo ngo ukemere. Ndeka mbabwire ikintu cyantangaje, inkuru yantangaje ishobora nawe kukuvugisha, kugira ikikwigisha, kuko hari igihe nawe ugwa mu mitego nk'iyo, kugira ngo ubimenye ubyirinde. Hari umuturanyi wanjye, turaziranye, ntabwo navanga inshuti yanjye, kubera yuko burya hari abantu bita inshuti, umuntu atari inshuti. Oya, ngiye turaziranye, kuko burya inshuti n'umuntu muziranye, n'umuntu mugenderana muziranye biratandukanye. Ni umuntu tuziranye, tugenderana, turaturanye, turaganira, ntabwo ariko mushyira mu nshuti. Kuko ngiye inshuti ni abantu bakomeye kuri jyewe. Inshuti, burya abantu benshi bakunda kwibeshya bakitiranya inshuti. Umva rero ukuntu byamugendekeye. Afite inshuti, umuntu yito mushuti, afite umuntu yishiti inshuti. Niko niyo mpamvu numva impamvu rimwe na rimwe twita inshuti zacu abantu batari inshuti ze. Afite umudamu inshuti, abantu bafite abana bangana, n'undi mwana we afite umwana mukuru, ko bagiye bafite abana bangana, bashaka guhurira muri za gahunda. Ubwo rero wa mundi yitaga inshuti ye aherutse kumutumira. Yaramutumiye, aherutse ko yagiye, mbese hari habaye anniversaire y'inshuti ye. Ubwo uwo mushuti wo mu duturanyi wanjye arashyashyana nyine, yahiye, yamariyemo, yagiye muri anniversaire y'umwana ya wa mushuti we, w'umudamu. Ubwo umwe reka tumwite Janine ni uwo muturanyi wanjye,
hanyuma Solange ni yanshutiye. Janine wanjye rero muturanyi wanjye, ubwo urumva yagiye muri anniversaire, urumva turegeranye, yari yahinze, yambwiye nyine ko agiye muri anniversaire inshuti ye y'amagara, kungubu nyine yiteguye amakado ntiwareba ibi byose nyine ari mu burere, yumva ko agiye ku inshuti ye, kubera ko yamufataga nk'inshuti, we niko yamufataga, ariko atabizi ko we atamufata nk'inshuti burya hari igihe tumenya abantu bafite ukuntu badufata tugahita tumenya ko atari inshuti zacu. Ni byiza cyane rero kumenya abantu, ukamenya yuko ni umuntu muziranye aho kujya ko ari umuntu w'inshuti yawe. Ariko byamugendekeye gutse, ubwo yaragiye agezeyo, n'inyigisho turakuramo nyine, ndabaza ko inyigisho muri icyo kintu uri ku byamugendekeye. Agera kuri ya nshuti ye, bakora anniversaire y'abana nyine, ubwo bafite abana bangana, urumva yanamutumiye kubera abana nyine bangana, yaba ufite abana bangana, burya abana bashobora guhuza n'abantu cyane kubera nyine anniversaire y'abana bahuza kugira ngo bakine. Agezeyo ubwo muri anniversaire hagati abantu bicaye, kuko ababyeyi nyine bamwe bakora anniversaire y'abana, ko urumva abana n'ababyeyi baboneyeho inshuti abantu bateranye. Aza kubwira wa muturanyi wanjye nyine Janine, ubwo Solange wakoreje anniversaire, abwiye Janine ati sha urabizi nzashingira wa mukobwa wanjye, bwo yarafite umukobwa mukuru nyine baziranyeho. Aramubwira ati urabizi nzashingira Agnes, ibirindi zina umukobwa we ukuntu yitwa Claire, nzashingira Claire, ko n'izina muhaye ntago mvuze izina rye nyaryo, kubera ko ntago navuga amazina y'abantu gutya kuri ku YouTube, umuntu agomba kugira ibanga. Ubwo wa mukobwa we turamwita Claire, ati ngiye gushingira Claire, ubu twaratumiye nakoze mfite twaratumiye abantu, ariko nyine ntago nagutumiye, ariko tuzamushingira mu itariki, ubwo mba ushyingirwa mu kwezi kwa karindwi, yashingiye mu kwa karindwi, ariko ubwo yabimubwiraga mu kwezi kwa kane tuzamushingira mu kwa karindwi, invitation zarasohotse twaratumiye, ariko nyine wowe ntago nagutumiye, imyanya yari mikeya, ntago nagutumiye. Ubwo aravuga ati wa muntu utanga inshuti ntiyanumiye. Noneho rero akantu gakomeye, aho umuntu atagutumiye burya nta kibazo wagombye kugira, abafite ukuntu yapanze abantu, burya hari umuntu afite abantu benshi, ibyo ntago wabimuhora. Ubwo ikintu kirimo gikwiye kubaha isomo. Ubwo yamubwiye ngo iki, yaramubwiye ati ntago nagutumiye, ariko mu kwezi kwa gatandatu, mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ushobora kuzagutumira, hari abantu bashobora kuzambwira ko batazaza, urumva nshobora kugutumira bitewe n'abantu nihagira abantu bambwira ko batazaza, ko nzakubwira. Mwanyumviye namwe, uwo mugore wabwiye uwo mugenzi we gutyo ni umugore ukuze urengeje imyaka 50, utekereza ko ashobora kubwira wa muntu, niba n'inshuti ye, niba ataramufataga nk'inshuti ye cyangwa aramufataga nk'umuntu baziranye simbiza, ariko kuba yatinyuka kubwira umuntu ngo ntiyamutumiye, ibyo byo nta kibazo, ariko akongeraho ngo azamutumira nihagira abantu bazavuga ko batazaza. Donc azamusimbuza abantu bazavuga ko batazaza muri ubwo bukwe yamaze gutumira, arabimubwira. Mwumve ntabwo natukana, ariko mwumve ubwenge buke bw'abantu. Nanjye kuvuga ikintu kivuga ubwenge buke bw'umuntu, ariko abantu bashaka gufata nk'igitutsi, ariko ntabwo ari igitutsi, ariko twebwe iyo tukivuze igitutsi. Ubwo ndakoresha ubwenge buke bw'umugore ungana gutyo. Umugore Solange agatinyuka akabwira mugenzi we, wa wundi bamwitaga inshuti, abantu bagenderanaga, akavuga ko azamusimbuza abantu batazaza. Umugore byamuriye ahantu gutaha nyine, yaje arabimbwira, ariko reka babwira ako kantu. Uwo mugore nyine Solange agira ubwenge buke nyine, ariko niko bigendeka ku bantu benshi. Abenshi ntibabikubwira gutyo ko bazagusimbuza abantu batazavuga ko bataza mu bukwe. Niyo mgiye kubabwira ngo wa muntu ugutumira ubukwe buri hafi kuba, nkagutumira mu bantu banyuma, yaratumiye, wajya kubona ukabona invitation ikugezeho, ubukwe buri hafi kuba, kandi uko invitation zarasohotse zarageze, wajya kubona ukabona yawe iraje. Menya
icyo bivuga, menya icyo bivuga. Ni ukuvuga ngo aba yagushimbuje ba bantu yatumiye, bamubwiye ko batazaboneka, ko batazaza, agahita navuga ati kubera ko imyanya barayigennye abantu aratumira, akavuga ati reka simbuzemo naka, reka simbuzemo naka. Urumva ibyo ni ibintu bibaho cyane, wa muntu ushaka gutumira mu gusimbura abatazaza. Ibyo ni iki? Ibyo ni agasuzuguro, ibyo ngo umuntu ntabwo bakubashye. Umuntu ashaka kutagutumira, ariko kuba yagutumira mu mwanya w'inyuma, wowe ugomba kumva yuko umwanya wawe utari mu b'imbere. Abantu benshi rero aragutumira gutyo, ugahita ugenda nyine, ugahita ugenda. Urumva aba yagushyize mu bantu b'inyuma. Uwo muntu, iyo uri umuntu ushaka kwiyubahisha, iyo umuntu ushaka kubahisha, ntabwo ujya mu bantu bagutumira bwa nyuma. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Umuntu kwihesha icyubahiro ni gutyo. Sofera ukaba rare nyine, ukaba umuntu ubura mu bintu bimwe na bimwe, ukaba umuntu utaboneka mu bintu bimwe. Ibyo nabyo ni ibintu ushaka kutabonekamo. Niba ari ubukwe, niba ari iki, umuntu agutumira akaguhereza invitation mu binyuma. Ubukwe buri hafi kuba, yagushimbuje ba bantu bamubwiye ko batazaza. Voilà. Uwo mugore we ko atazi ubwenge rero Solange yarabimubwiye gutya kirariya. Niho navuze ntiye umuntu mukuru ashobora gutinyuka kubwira mugenzi we ko azamusimbuza abatazaza. Ubwo kandi byarabaye igihe cyarageze. Ubwo hari mu kwa kane gutangira, kwa kane kuratambuka, kwa gatanu kuratambuka. Urumva ubwo yamubwiye itariki, agendeye ku gihe yabwiriye abantu ngo bazagire bate, bazakore confirmation, bazavuge ko bazaza cyangwa batazaza. Uha abantu, tumira abantu kaguti iyi tariki niyi, kugeza iyi tariki niyi muzaye mwatumenyesheje na muzaza na mutazaza. Ubwo niho yamubwira ati inyuma yaha nzakubwira. Koko yarabikoze, ngo aramubwira ati ushaka kuza mu bukwe, ngo haye umwanya umwe. Umugore ufite n'umugabo we, amubwira yuko amuhaye umwanya umwe ngo azaze mu bukwe bwe. Uwo mugore yarabimbwiye, ndavuganira ko abantu barasuzugura kuko uwo muntu koko witaga inshuti yawe. We rero yamugize inshuti ye, yarazi ko ari inshuti ye, yumvaga yajya mu bambere, yamufataga nyine nk'umuntu uri hafi ye. Mwumva ukuntu yakomeretse. Yaravuze ati burya yahise amenya iki, umwanya we. Amenya yuko atari mu b'imbere, amenya yuko wa muntu atari inshuti ye koko, amenya ko ari umuntu baziranye. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ngo mujye mumenya gutandukanya umuntu w'inshuti n'umuntu muziranye. Umuntu muziranye ashaka kutagutumira kose ukabyakira, ariko nta kineye kukubwira yuko azagutumira mu binyuma. Umuntu w'inshuti niyo yakwita ngo inshuti yawe, niwe waruzwa inshuti yawe, umuntu ugutumira umunota wa nyuma, cyumubwira yuko utabonetse nawe. Wewe mwereke ko nawe ufite ibyo gukora, ko niko kwiyubahisha. Mujye mumenya kwiyubahisha, kubera ko muri abantu b'agaciro. Abantu b'agaciro ntabwo bapfa kugenda uko babonye twose. Nibyo nababwira ngo ushobora kutagira amafaranga, ushobora kutaba mu mwanya mwiza, ariko imyifatire yawe, imyitwarire yawe, uko wihesha icyubahiro, uko wifata, bigatuma abantu bakubaha. Uwo mugore nyine naramuganije nanjye ndamubwira nti ubwo yaratajya basunda jyayo gusera biragute. Umva yahangayitse avuga ati vraiment inshuti yanjye ndebe ibintu ngiye igiye no kubona, abonera namubwiye ati uzaze mu bukwe. Ariko nyine yarabaye ati vraiment narinzi ko tuyaba ari umuntu wanjye, none yambwiye nzaze mu bamusimba, ariko gusa ndajyayo. Nabwiye ko nta nagomba kujya. Ubu inshuti nyashuti ntabwo igutumira mu bantu basimbura abandi. Umuntu ugutumira rero yakiriwe, akagutumira mu banyuma, uzi yuko yatumiye abandi. Ni ibintu bigomba gutuma umenya umwanya wawe, umwanya gushyiraho, kubera ko hari igihe twibeshya ku nshuti, ugasanga twigize ko tukigira abantu ko turi inshuti n'umuntu, kandi we uwo muntu atadufata nk'inshuti. Wowe uri kumukunda, wowe wumva ari umushuti yawe, watagufata nk'inshuti. Niyo mpamvu tugomba gushishoza abantu tubana nabo, ukamenya umuntu umwanya guha nawe akaba ari umuha. Niba gufata nk'inshuti koko, ukabona aguha umwanya w'imbere, ukabona ko ari umuntu ukwitayeho, akabona ko ari umuntu ukubahishije, nawe urabikora gutyo. Ariko niba uzi yuko ataguha agaciro, ataguha umwanya wumva ukwiriye, nawe ugomba kumenya nyine umwanya uramuha. Ibintu byose ni dona niko bavuga. Umuntu ukubaha uramwubaha, umuntu akubaha ntabwo umwubaha. Umuntu atagutumiye ntabwo ari ikibazo, si ukuvuga ngo arakwanze cyangwa iki, ariko iyo umuntu agutumiye harimo agasuzuguro, ubona yakumenya kwiyubahisha. Umuntu yagutumiye ni byiza, atagutumiye nabyo nta kibazo, ariko
niba gutumiye mu bakerewe umenye yuko yaguha umwanya w'inyuma hanyuma ntugeyo. Ni ikintu ugomba gukora kugira ngo wiyubahishe. Kumenya kubura, kutamenya kubaha mu bintu byose, kumenya kugira ikintu ahantu uvuga uti aha ntabwo njyayo, ukamenya kwerekana rimwe na rimwe ko hari igihe utabonetse, ni ngombwa mu buzima. Narepa wijyayo umuntu nagutumira umunota wa nyuma, niko abantu yubahisha. Cyane cyane ku muntu watanze invitation. Kera abantu baratumiranaga wenda umuntu akaza ati muze kuza mu rugo nimugoroba, ibyo ngibyo ntabwo byari byo mvuga. Ndavuga nk'ahantu umuntu yatanze invitation, yarazitanze hashize amezi abiri azitanze, wowe wajya kubona akabona gugutumira ubukwe bwenda kuba. Ubwo nuvuga ngo abari kugusimbuza iki, babandi bamubwiye yuko batazaza. Menya rero ko uwo mwanya atari wo mwanya ugomba guhagarara ku bantu. Ntabwo ukwiye kwinjira mu mwanya, kujya mu mwanya y'abantu batumirwa, kubera ko abatumirwa bimena bavuze ngo ntibazaza, umuntu usimbura abandi. Ubwo icyo gihe uhita uvuga uti nanjye ntabwo nzaboneka, urantunguye, nta kibazo, ubukwe bwiza, ciao ciao. Ariko icyo gihe ukamenya ko wa muntu uyo gihe ubumenye umwanya wa muntu aguha, nawe nyine ukamenya umwanya none utawuzamuha. Ko wamuhaga umwanya w'imbere, wamuhaga umwanya umutumira mu bambere, ukamenya noneho yuko nawe utazongera kumushyira mu b'imbere. Warareza mumenye kwiyubahisha. Kwiyubahisha ni gutyo, ni ukumenya kubwira abantu, kumenya kukubaha. Kubwira abantu kumenya kukubaha ni ukubaha imyitwarire nawe ijyanye n'ituma bakwihesha icyubahiro. Iyo ubikoze gutyo nta muntu ukuvogera, wa muntu ubutaha arakubaha kandi amenye yuko wabonye yuko yagusuzuguye. Agasuzuguro ntabwo gaturuka. Uwo muntu iyo ugiyeyo ubutaha noneho azajya guteruza n'ibibindi. Uwo muntu iyo ugiyeyo azajya kwicaza n'inyuma nyuma, kubera ko yabonye ko uri umuntu wisuzugura. Umuntu ujya ahantu bamutumiye mu banyuma, umuntu ujya ahantu urumva nicyo kimwe no kwitumira. Ibintu byose burya kwiyubahisha ni ngombwa. Hari n'abantu bitumira, burya kwitumira nabyo no kwisuzuguza. Hari igihe ugenda ngo njyanye n'umuntu w'inshuti yanjye, umuntu w'inshuti yawe yatumiwe ahantu ukamukurikira ukagenda. Ibyo ni kwisuzuguza. Ntabwo ujya ahantu utatumiwe, ugomba kujya ahantu bakubahishije bakagutumira, ukajyayo nawe bakagucaza umwanya w'icyubahiro. Nuko kuko abantu biyubahisha. Mwabyumvise, iyo udafite amafaranga, udafite n'imyanya y'imbere, ushobora kugera kumenya uburyo wiyubahisha. Hari ibintu byinshi nigeze no kubabwira muri video bibabwira ukuntu umenya kwiyubahisha kubera imyitwarire yawe. Ni byinshi cyane, ariko ako kantu niko nashaka kubasangiza kajyanye n'imitumire y'abantu. Ukuntu umuntu agutumira, igihe agutumirira, ni ibintu ugomba kumenya, ukamenya ko usubiza bitewe naho uherereye. Mwabyumvise abagaciro. Kwiha agaciro bivuga kwikunda, kandi ukumva wifitiye icyizere, ukumva nisiri muri wowe, nta kibi wakoze. Iyo ubwiye umuntu uti no ntabwo mbonetse, nta n'umuntu ukeneye iki kumusobanurira, ibyo nagiye mbabwira kenshi. Ciao ciao.